tudabizi neza cyangwa se ndamya neza nashidikanya ko iyi nkuru nawe ushobora kuba wayibonye, ndetse n'abatayibonye ndagira ngo byibuze mbanyuriye muri ino nkuru kugira ngo mubashe kuba mwamenya namwe aya makuru. So rero namakuru muravugwa yuko i Nyamirambo hari abantu barimo baridedembyayo cyangwa se aho turimo turanahamagarira RIB kugira ngo byibuza ize igire icyo ikora nyuma yuko haje kuba hagaragara abagabo babiri mu masaha ya nimugoroba, aho navuga ngo ni ku munsi w'ejo ku wa kane, aho nava mu masaha ya nijoro haje kubagaragara abagabo babiri, aho umwe yari afite umuhoro, akaba ari abagabo bivugwa yuko bashobora kuba bagendana imihoro mu makote yabo, aho baje kuba bagaragara barimo baratemagura umugore ku muhanda. Abantu benshi cyane bakavugiriza amahoni bakaza kurangira bo birukanse ndetse bakanacika abantu, ariko ni ibintu navuga ngo abantu benshi cyane batari bazi yuko uno mugore baraye batemye uyu munsi kuri iki gitondo cyangwa se muri iki gitondo angaha ku wa gatanu, aho byaje kuba byagaragara ko uyu mugore yaje kuba yakitaba Imana ataje kuba yarenga ku munsi w'ejo nimugoroba, ubwo hagaragaraga amashusho cyangwa se hacacaraga amashusho yiwe abagaragara abo bagabo bari kumutema. So rero nkanya navuga ni rero ni video nabonye cyangwa se ni video nabonye, ndavuga ni iyi video yo noneho ibingibi byo birarenze sinari nzi ko hari abantu bagifite iyo mitima yo kuba byibuza bakegura na biriya bintu, kuko tuzi ibyo byakoze muri iki gihugu. Se rero nkanjye nkavuga ni mana cyangwa se tunasaba n'ubuyobozi kuba bano bantu babiryozwa, yego. So rero RIB navuga ngo ishobora kuba byibuza yagira icyo yifashisha kuri aya mafoto cyangwa se n'ama video byafashwe, ndetse ikaba yakoresha n'uburyo nayo ikoramo bujyanye n'iperereza bwayo, bundi ikabasha kuba yatuzanira aba bantu ikabashyira kuri screen ikabereka abanyarwanda bakaryozwa ibyo bakoze. So rero ni inkuru yaje ko yagaragara nyuma iza kuvuga yuko uno mugore batemye cyangwa se uno mugore wakorewe buno bwicanyi ndengakamere yaje kuba yakitaba Imana. So rero Imana imushyire mu baya, ndetse navuga ngo agire iruhuko ridashira, ndetse twihanganisha n'umuryango we ndetse n'umuryango mugari muri rusange w'abanyarwanda, ariko cyane cyane duhamagarira RIB kugira ngo igire ikikora kuri iki kibazo cyangwa se kuri iki kintu navuga ngo gishobora kuzapanga cyangwa se kigafata indi ntera, kuko nimba baramutse bishe umwe ejo bundi bazaba bari kwica n'abandi ni abantu bagiye bakunda kuba bagaragara tutazi ngo wenda ni mu buryo bujyanye no kwiba cyangwa se n'indi imyumvire yabo benda bafite muri bo, ariko bigaragara bafite ubugome ndenga kamere. Ese wowe navuga ngo waba uherereye he? Aho waba uherereye hose ndagira ngo uze kwifashisha iyo foto, aho uza kuba wabona aba bagabo cyangwa se uyu ubona nagushyire muri screen, uze kuba wagana inzego z'umutekano cyangwa se muhururize abibashe kuba byafasha leta kuba yamuta muri yombi. Guys, ase mwebwe mwamenye ibyo izi mbwa zakoze nyuma yuko zigaragaye zirimo ziratemagura uno mu mama cyangwa se nyuma aho ku munsi w'ejo ibyo zakoze uyu munsi kwa gatanu byaje kuba byagaragara yuko uno mugore byatemaguye byarangiye yitabye Imana. So rero ni ku munsi w'ejo aho haje kuba hagaragara abagabo basaga batatu barimo barasagarira umugore ku muhanda, bikarangira umwe akuyemo umuhoro mu ikote, bikarangira amutemaguye, aho birimo biravugwa yuko bano bagabo barimo baragendana imihoro mu makote. So rero ni nyuma yuko izi mbwa zije kuba zamutemagura zikamusiga aho ngaho ari indembe, ubwo haje kugaragara hatabazwa ubutabazi, navuga ngo ambulance ikaza kuhagera, ariko ikaza kuhagera uyu mugore yatakaje amaraso menshi cyane, biza kurangira binamuviriyemo kuba yakitaba Imana. Rero nkavuga ni rero mana yanjye baduhaye nubwo beda amafoto ngiye mfite nonaha ari amafoto navuga ngo wenda atagaragara fresh, ariko nuko yarebye cyangwa yashishoje ushobora kuba wamubona ukaba wamwibwira. Nanya nkavuga ni aho muza kubona iyi mbwa iri buze kuba yakerekana n'izindi mbwa ngenzi zayo.
aho uza kubona iyo mbwa nagushyire kuri screen, utabaze inzego z'umutekano ubundi bashyire izo mbwa aho zigomba kuba zakaba ziri, ubundi ziryozwe ibyo zakoze. So rero twifuriza cyangwa se tuvuga ni twifurije kuba twabana n'uyu muryango, cyangwa se twifuje kuba twafata mu mugongo uyu muryango waje kuwabura umubyeyi wabo. Navuga ni inkuru mbi cyangwa se ni inkuru y'incamugongo ku bantu benshi cyane bagiye benda cyane bakunda kuba babona aya mashusho. Benshi cyane bagendaga bavuga ni twiuza dufite icyizere cy'uko uyu mama bari buze kuba byibuza bamwitaho cyangwa se bakamuvura bikaza kurangira byibuza abayeho, ariko byaje kuba byakanga. Se rero twifuriza umuryango we gukomera ndetse no kwihanganira bino bihe navuga ngo ugiye kuba wajyamo. Se rero ariko izi mbwa zo zitabweho RIB turayihamagara kugira ngo byibuza ijye muri iki kibazo ubundi ibashe kuba yagira ibyo yikorera mu buryo bwayo.